uguhura yego kwa Martin Fayulu na Tshisekedi bo ntibanabishyigikiye. Donc Martin Fayulu ndashaka kuvuga ntibamushaka ni umwe mu bagabo banzwe kurusha Kabila kure. None se ibaze yakoze iki? Reka nkwereke, niwe wari watsinze amatora. Yego yari yatowe nani? Icyapfa na Kabila yanze kumwemeza nka perezida watowe. Icyapfa na Tshisekedi amubereye mu mwanya, yicaye mu ntebe. None se yari yatowe nani? N'abaturage. None se bamwangiriye? Ntabwo ari abaturage bamwanze, ntabwo ari bo. Abaturage baramutoye, abafite ububasha n'ubushobozi bashyiraho uwo bashaka. Yego bitaye n'inyungu zabo nicyo bashaka. Kandi ari umusenegale. Ibyaduha nashaka byihorera, abanza arwane n'urwariho narukira, biraba ari byiza. Abanza arangizanye na Kabila, arangizanye na Martin Fayulu, arangizanye na Senko na SSC, arangizanye n'abandi. Uretse na Sud Kivu hari n'uduce two muri Nord Kivu itarafata. Yego urabyemera ntubyemera? Turahari twinshi. Nese niba duhari natwo turinzwe n'ingabo z'u Burundi. Ariko buriya ariko yica interuro igisubiza nibyo byiza. Utwo duce ushaka ko ngendera ku byawe gusa kugendera ku byanjye. Ndagira ibyo ni gukubwira asigaye unsubiza tuganire kuri abo bantu. Ndagira ngo ngiye nkwereke wowe unsubiza, ndashaka kugusha kuri icyo kintu abantu bajya bitiranya. Uduce two muri Nord Kivu yego M23 yabitarafata turinzwe n'u Burundi. Oya urakoze. Ni ukuvuga ngo rero uduce M23 itarafata, icyambere nuko ntacyo tuyitwaye. Turi kumwe. Cya kabiri icyambere nuko ntacyo tuyitwaye, ntacyo tugize dute tuyitwaye. Kandi koko buri uzumve hano twishaka umaze kumva ibitero bingahe bigabwe kuri M23 biturutse Uvira, umaze kumva bingahe? Ahubwo abarundi nibo bari kuyibutsa. Iyo bashaka kugaragaza ko bakomeye bavuga ko Uvira itarafata. Yego kandi ako byabananiye se. Donc yego kandi nta mirwanire hagati ya M23 n'ingabo z'u Burundi irabera hari ya Uvira. Urumva ntibaranumvana mu mirya, nta naho barahurira mu rugamba rwa Uvira. Baziranye hino baziranye handi, ariko hariya ariko nta mugayo. M23 kuhihorera ikaba inazi ko ari ingabo z'abarundi ziharinze baturutse Goma bakubita. Nanjye ndi M23 niko nabikora, nanjye niko nabikora. Impamvu reka nkubwire impamvu ariko nabikora. Buriya no kwizika isa nibiteganya ntabwo bazahagarikwa n'abarundi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka nkwifuriza kugira ibihe byiza no kugubwa neza n'amahoro y'Imana. Ukomeje gukirana Urugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda TV. Ni Bobo muri kumwe. Ndizera wakoze subscribe umeze neza. No turayikwangiza ngo ikanda ubundi tujye tubana umunsi ku munsi kugira ngo ibiganiro buri uko kigiyeho ujye ukibona. Ntabwo ntinda rero. Tumaje muratuzi yaba ari Bobo ariko n'imbere ya kamera hari legend sympathique. Ngize umu legend kano kanya se. Bararenze man. Gute se kandi? Wambona barimo baragira. Yandemye sympathique Robert. Umeze neza? Meze neza. Tama ryabyimbye ariko. Ariko rero muranduranya. Nge nta kindi mvuze ari simbuze tama. Tama rimeze neza. Tama ubwo ushaze base ngo nabyibushye. Nabyibushye narusha Neva. Cyangwa Tshisekedi. Akasha wagireka. Onyibukije. Hari umuntu Murundi. Ntago nzi niba ari Umurundi, niba ari FDL, kandi ushaka ari nka FDL. Mbona ndiki Kinyarwanda cyiza. We ajya babazwa ngo we none uravuga ngo wowe bya matama. We ngo namajigosha. Ngo yensetse biramubabaza. Ngo umva kandi none hari commentaire yaratanze ku kiganiro. Ngo nta muntu w'amajigo nkawe ngo kwiye kuba yambaye karvati. Donc kwambara karvati kuri jewe ni cyakuri, ariko reka ntubizi ko nkunda guhumuriza abantu.
reka nawe ngo uhumurize mukomeze. si nyambara kubera yuko ubishaka ahubwo nzahora nyambara kugira ndebe ko wakomeza ukamera utyo noneho nanaseka kugira ngo ukomeze unayabone. Robert sympathique wambaye ishati nziza ifite tise mu bwoko bwa trousseau. Ariko nkabari ababona bavuga ujye unabwira ko uretse se mbivuga imbirangiza ningi bibona we nago wibona reka abo bana sha bari kuza wambaye ishati nziza mu bwoko bwa trousseau le trousseau abako bwacu barayumva bana ntago bayimenye nk'abariya ntago bayimenye mu gaciro kayo. Yambaye karuvate nziza imwe imena gituza imwe kimena rimena amabuye yes nziza cyane cyanwa meze nk'umuntu harya ninde bigeze gutaka ngo babarira ibintu zara ibigize yareba bigeze gutaka ariko ngo murya ibintu byabo tubirishigize ibiki se kwanza turya harya nibikiba mu Burundi ngo niryo tota muba mufite itota afite nk'uburyo ibikeke imikeke ariko niyo nyiriye mba nayiguza amafaranga ntabwo njye ndarya umukeke nta mukeke ndabona nka kado y'umurundi nta n'indagara ndabona nka kado ikibondeze ibyo cyo nabona cyose igihe mba nakoze mu mufuka nka kiguru kusa nkabyo nsa nabyo nyine ubwo birusha amafaranga rero mbigura amafaranga urusha ba nyirabyo amafaranga oya bigurwa ibyo mfite ariko buriya uriya muvandimwe muzahura oya sibo ndatekereza ko buriya ugira se ngo arananyanga oya buse yanyanga atanze ubundi nta n'umwanzi uba muri ibi bintu yanyanga se bikamumara ahubwo we iyo mvuze ibyo mvuze hari ahandi aba yarabibonye we aba afite ukuri kwinshi kukundusha noneho we ntashimishwe nuko nongeye kubimwibutsa ariko ihangane kuko ntabwo njye mba naguhamagaye ngo uze wumve ikiganiro rero kubera yuko uba wagifunguye ubishaka ndetse rekana nabigushimire ngushimire kuri n'umufana mwiza kijya kintangaza nta mwanzi uba muri ibi bintu ubu hari uwaza akabyitereramo akabyivangamo akabyivurugutamo wibuke ko aba yabanje no kumva ikiganiro akanakireba yarangiza nawe agashyiraho komenti reka tuba tuzikeneye ni nayo mpamvu rero ubu Kisekedi na Martin Fayulu wabivanzemo oya wabivangamo gute se nawe ibaze uramutse ugeze ahantu ugasanga injangwe n'imbeba biri gusangirira ku isahani imwe nawe byibaze nabuze we na mugenzi wawe nawe wabishinga ni ukuvuga ngo by'umwihariko nka Martin Fayulu na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Martin ngewe ni Martin niyo Martin Fayulu ni ukuvuga ngo bo basanzwe batavuga rumwe basanzwe barabaye abanzi ariko bagizwe abanzi na politiki kuko nuko muri Kongo habaye amatora hamaze kuba amatora ayo matora atsindwa na Martin Fayulu amaze gutsindwa na Martin Fayulu Tshisekedi bari uba perezida tararengaho hari abantu batatu bavuzwe yego harimo Martin Fayulu harimo uriya mugabo hari bagize state bagize igihugu ntuza umwari uri nawe mu matora Corneille Nangaa Corneille Nangaa nawe wagariye amatora yari umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yego ahubwo uriya wundi wari wiyamamaje kuba perezida bari batatu bakomeye harimo Tshisekedi harimo Fayulu na Nuzara ndamwibagira uvuze ko batitwaza u Rwanda bareke kwitwaza u Rwanda katari rwo rwabajije gukora umuhanda katari rwo ntabwo wose ninde nyamara arahari yari mu bakandida se biyamamarije hamwe na Tshisekedi erega bari benshi cyane wabavamo na Constant Mutamba nushaka kumwongeramo nawe yarari ni benshi hari n'undi witwa Ramazani Shadari nawe nuko yari yamamaje hari undi wari uri muri iriya mujyi bari bashatse kugira igihugu Kazadi hari undi witwa Kazadi nawe yaraje awujyamo yamaze no kwinga kuri M23 Igoma nawe yari yamamaje 2023 uri mu biki ko imuramvuna hari Kazadi rwose yaraje nawe ari hari ya nyine Igoma nawe yiyunze kuri M23 Fayulu ku cyari we warakaye
mwabwiwe n'iki kare watoye ko nanga atavuze wariwe nanga yarabivuze yavuze ko umva Joseph Kabila basimburanye yego arabihamya yavuze amazina Corneille Nanga ibyo birashaje Corneille Nanga yego arabihamya ngira ngo mbyibutse mugenzi wawe reka kibihorera bibereho uri kubyumva abo bose barabihamya ikiriho rero kandi na n'ubu ngubu Martin Fayulu niyo ari kuvuga ijambo cyangwa agira gute no ku izina rye bandikaho Perezida Eli perezida watowe ariko ejo bundi abagize atya afata ijambo ry'iminota 4 ijambo yageneye Antoine Felix Tshisekedi Chilombo arigenera Joseph Kabila Kabange arigenera na Corneille Nanga iminota 4 kandi mu bantu batatu koko nawe wa kane ubwo nawe ariko muri iryo jambo yanasabyemo audience yego kwa perezida Tshisekedi inyuma y'iminota 60 naho sinzi ko yagezemo iryo jambo Martin Fayulu amaze kurivuga biciye muri Tina Salama umuvugizi wa Presidence ya Congo yaramaze gutangaza ko Tshisekedi yemeye guhura na Martin Fayulu uri kubyumva Tshisekedi we yabyemereye kandi yari yarabyanze ubuzima bwe bwose yari yaravuze ko atabikora nawe yaravuze rya jambo kari mu ijoro banza wumve ko iteka ryose Martin Fayulu ahora avuga ngo niwe Perezida Eli niwe perezida watowe none uwita ko ari perezida watowe yasabye audience kuri perezida utaratowe ariko uyoboye igihugu yego ndetse anicara muri presidence ategereje wawo ndita katatowe ariko reka nkubwire abari urindira Martin Fayulu numwe mu bagabo banzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego ku rwego rwo hejuru sinzi iki ikosa yakoze cyangwa iki yakoreye abakongomani none uzigitangaje nawe ngo si umukongomani Fayulu aha erega uwo badashaka wese uwo badashaka wese bavuga atari umukongomani none Martin Fayulu we bavuze ko ari umunyasenegal awi nari mfite ubwo ko bamwita iki umunyarwanda ikindi mvuze oya ngeze ari cyo mvuze oya bamubwiye ngo nawe ngura igikoresho cya babandi kandi nta nubwo uri umukongomani uri umunyasenegal ubwo babandi ni bande ntabwo mbazi ari ijambo riri muri Bibiliya ngo Yesu yazubutse yego ngo Petero yajyanye na wa mwigishwa wa wundi ntibavuga izina ariko harahari barajyanye cyaba cyataye nkeke ngo wa wundi yagumye ku gituro Petero barayinjira gusa yinjiye nyuma wa wundi ubwo babandi ni bande ntabwo mbazi abadishuri ntabwo mbazi zogira ngo ishuri abo ntazi reka nkwereke hari abantu bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye yego urekenze nkwerekesha mana yanjye abakongomani bahita bavuga ko ubundi we utari n'umukongomani kuri no gushaka kwivanga matanakuzi bayo uri gushaka kwivanga mu byabo reka nze nkwereke shaka ngole nze nkwereke uyu nguyu wa mbere yagize ati ngo je n'ai pas confiance en Fayulu je pense qu'il est une carte de Kagame simfitiye icyizere je n'ai pas confiance en Fayulu simfitiye Fayulu simwizeye je pense qu'il est une carte de Kagame je pense qu'il est une carte de Kagame oya tega amatwi wumva ubeho étant donné que Fachi a refusé de recevoir les politiciens en soudanais. Dans son discours, il n'a pas condamné ses collaborateurs de reste et les a plutôt exhortés à revenir à la raison comme si c'était des innocents. Il a un agenda caché pour leurs intérêts, c'est sûr. birahagije kuba nta kizere bamufite kandi nabo bakafite aho bamuhurije n'u Rwanda. Sawa. Ubwo ni babande. Undi nawe ati je prie que ce type ne soit jamais premier ministre. Hari abandi batekerezaga ko yaba premier ministre. Yego. Undi aravuga ngo il ne faut pas oublier Fayulu est sénégalais. Ouais. Nuko yabyanditse. No mu Senegal. Ntago yabaye kuko ari umusenegal. Abo n'abakongomani.
undi yitwa Yoyo. Abo bose ni abakongomani. Bose nuvuga ngo uguhura yego kwa Martin Fayulu na Tshisekedi bo ntibanabishyigikiye. Donc Martin Fayulu ndashaka kuvuga ntibamushaka, ni umwe mu bagabo banzwe kurusha Kabila kure. None se ibaza yakoze iki? Reka nkwereke, niwe wari watsinze amatora. Yego, yari yatowe nani? Icyapfa na Kabila yanze kumwemeza nka perezida watowe. Icyapfa na Tshisekedi amubereye mu mwanya, yicaye mu ntebe. None se yari yatowe nani? N'abaturage. None se bamwangiriye? Ntabwo ari abaturage bamwanze, ntabwo ari bo. Abaturage baramutoye, abafite ububasha n'ubushobozi bashyiraho uwo bashaka. Yego, bitewe n'inyungu zabo n'icyo bashaka. Kandi ari umusenegale. Bari babimenye. Noneho rero we uzi icyo nshaka kugarukaho cyane. Nyibwire. Uzi ibintu yasabye Tshisekedi. Icya mbere gukora ibiganiro bihuriweho. Icya kabiri kuganira na Senko, abagatolika Senko na SS, aba banyamadini n'amatorero. Ndagarukiraho kuko nibyo bintu bibiri biyoboye. Noneho Joseph Kabila Kabange ageze i Goma, ni bande bantu ba mbere yakiriye? Ni abanyamadini. Urakoze. Arabandi. Urakoze. Sibo bantu ba mbere yakiriye. None se umunsi vice guverineri wa Sud Kivu bashyingura, ninde wahatanze umugisha? Musenyeri. Nese abanyamadini. Njyewe icyo nshaka kukubwira, wowe reba neza. Yego. Urebe ukuntu ibi bintu utamenya uko bifata. Joseph Kabila we sinzi n'umuntu wabimbaje ndamubwira nti Joseph Kabila yayoboye Kongo imyaka 18. Yego. Azi abashyiraho ubutegetsi muri Kongo. Arabazi azi kamere yabo. Si ibya kamere, azi imikorere yabo, azi systeme, azi icyo bakeneye, azi uko bigenda n'icyo bashaka, inzira bicamo. Si icyo bashaka ntacyo bashaka, we azi inzira bicamo. Azi inzira bicamo kugira ngo ube wagera ku mwanya w'ubuyobozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abona mu Bubiligi nta kimugenza. Yego mu Bubiligi ni nk'umukomisiyoneri. Ajya Yesu mu Bubiligi ni nk'umukomisiyoneri. Nta mukomisiyoneri utagendera basigaye bakanuza. Basigaye banka visite mbere utaranamenya nimba bakubona nicyo ushaka. Aba basaba komisiyoneri. Erega mana yanjye bakwaka visite utaragera naho utaranamenya ngo barabibona cyane ntibabibona. Ariko ukwiye kumenya ko ari amaguru yabo nayo aba yakoze. Nicyo nashaka kuvuga. Aba yakoze. Mu Bubiligi nawe yavuze. Aba yavuze. Kandi yarakase. Yamara kuvuga se. Kandi yakase imipaka. None amaze kuyikata. None se uragira ngo ibyabo bipfa ubusa? Ntabwo byapfa ubusa. Ntabwo ari ibintu byapfa ubusa. Ahubwo buriya ni kuki Martin Fayulu ikintu cya mbere yasabye Tshisekedi ari ukuganira na Senko na SS. Kubera icyo ari cyo yahereyeho. Noneho Kabila nawe agaruka i Goma, abantu ba mbere yakiriye akaba ari abanyamadini n'amatorero. Ese urumva Tshisekedi atasabwa ibintu bikomeye gusa atazajyayo ni yahuye nande se? Nze Fayulu abimusabira. Yabimusabye bahuye. Kandi Tshisekedi yaravuze ko niyo Senko nayo atayumva. None se ubwo Senko kanguha urugero ukuntu azahura nayo tutari bihurize kuri iki kintu. Nukuvuga ngo adafashe umwanya ngo aganire n'abari abanyamadini n'amatorero, nawe hari ibitamuhira. Urugero ashobora no gutakaza n'ubuyobozi, kuko kugeza uyu munota impamvu mbikubwira nuko Tshisekedi atavuga rumwe na Senko na SS. Ari nayo mpamvu Martin Fayulu yamusabye kuvugana nabo. Kandi ikindi Tshisekedi yarakwiye kubyumva, nkuko yari yarahakanye ko ataganira na Martin Fayulu, ariko akaba yamuhaye audience bakaganira. Ni nako nkuko Fayulu yabimusabye akwiye no kwemerera Senko bakaganira. Ahubwo ikibazo ni iki, kuki Tshisekedi atemeraga kuganira cyangwa atemera kuganira na Senko, ariko Martin Fayulu batanavuga rumwe akaba yamusabye kuganira na Senko, akaba ari cyo yamusabye bwa mbere. Kandi Senko yose ipfiki na Tshisekedi, ipfa na Tshisekedi ko isaba Tshisekedi kuganira na M23 akabyanga, ariko Tshisekedi nawe agakomeza kujijisha. Erega Tshisekedi ari guhisha ibintu byinshi, ari guhisha amabanga. Donc Tshisekedi ntabwo ashaka kugaragaza ku buryo bweruye
ko yagirana ibiganiro n'abantu yavuze ko atabigirana nabo ariko we mu mutima bikeneye bikanaba none se ko yavuze ko ataganira na M23 nubwo bagarutse ariko leta ya Kongo yemeye kuganira na Bidoha hari nabo byabaye bandi ibyo byose rero bikwereka nyine uburyo Tshisekedi yagakwiye kujya abasha kurinda umunwa we ntavuge kwibatabivuga kwibatabikora kuko akondana n'abamubeshyeye we bamubeshyera iki se kabivuga n'umunwa we nimba avuga ko atavugana na Martin Fayulu akavuga ko atahura na Perezida Paul Kagame akavuga ko ibyo yagiye avuga byose Goma ntizafatwa n'ibiki byose ibyo yavuze byose ko bitaba byose byarabaye erega yari afite aho yishingikirije ariko agenda abona inkingi ziri kugenda zisenyuka mu bintu nk'ibi ngibi sasa nyine nicyo kikwereka umuntu udafite experience muri politiki aba afite icyo yishingikira icyo yegamye muri politiki nta kintu wishingikiriza we rero yari abifite muri politiki keretse yudasobanukiwe iryo jambo politiki icyo ari cyo none se ureka nkubaza Joseph Kabila se wegeza kubita M23 icyo ubu se sibo bamurindiye umutekano none se urabyumva abo yakubise akabirukansa none baramufite bashatse kumumena umutwe bamurangiza igira ijoro ariko bari kumwe kandi bari kumwe neza bari no gukorana neza ahubwo nta n'inshuti nkabo niyo mpamvu muri politiki nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho ahubwo muri politiki ikijya mbere ni ikigezweho kuko hari n'abantu batajya basobanukirwa iyo bavuze ngo hari imirwano ariko imirwano igiye guhagarara tujye no mu nzira mu biganiro hakore noneho inzira ya politiki y'ibiganiro noneho ukabona nk'abantu batari mu ntambara nk'abantu bari ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi bo bafite ukuntu badashaka kubyumva ngo ariko ngo mu biganiro ngo ibiki n'ibiki mu biganiro rero iyo byageze aho kuganira na cya kintu wavugaga urwanira ushobora kwikanga kitakiri cya kindi neza cyangwa bitacyuzuye kubera yuko mu biganiro hari ibyo wigomwa ku mututu w'imbunda urabirwanira ukabigeraho ariko mu biganiro urumva haba hari impande nyinshi haba harimo amahoro buri ruhande rero ruba rugomba kumvwa uri kubyumva uruhande rero ruba rugomba kumvwa kandi buri ruhande hari ibyo rugomba gucururukaho hari n'icyo bagomba guhomba rugacisha make nibyo nita gucururuka si ukubihomba ni ukubicururukaho bakagabanya amarere ijambo gucururuka ni ikinyarwanda ariko gikubiyemo byinshi nyine noneho rero bikagenda muri iyo context urabyumva rero buriya nuzabona ku mututu w'imbunda banavuga ati gutya na gutya byagera muri politike mu biganiro ntaba ari kubibona niko ibiganiro bigenda niko ibiganiro bigenda nk'ubu ngubu abantu bashobora kukwibaza ati ibiganiro bya Doha Kongo ko batashye ko M23 batashye sereka nkubaza nimba mfite igisubizo ko ibiganiro bitageze ku musaruro wari witezwe delegation ya Kongo ikaba yaratashye delegation ya M23 ikaba yaratashye niho nari ngiye kugera ubu sibyo ubu none tuvugana ninde uri mu nyungu niyo 23 kuko icyo barwaniraga barakibonye baranigarukiye bataha ahandi bafite bariturije sasa ibikorwa remezo biri aho bavuye niyo ibiganiro byamara imyaka 100 urabona igisobanuro kera bakiri zabonagana na za Sabyinyo leta ya Kongo yababwiraga ibyo ishaka ariko ubu nona bari hariye uzabatera bazarwana uzaca mu kirere bazarwana uzaca ku butaka bazarwana uzaca mu mazi bazarwana kandi bafite support bambaje kuzigira si ikibazo cya support none uko batangiye ntago ariko bakiri si ikibazo cya support bageze iwabo baricaye bafite n'agace kanini baratuje uko haba hangana kose barahafite kandi si hato ni hanini nk'uko bivuze cyane rero igihari nimba ibiganiro byo kugira ngo bashake igisubizo hamwe bitari gushoboka buri wese natahiwe n'undi we akari akantu numvishe mu gitondo akahe murundi yari ariyamira iki ati ya bati bari bamenaguye ati intare za saramwe ziri hariya zasaze hari abantu bibwira ko Uvira yabananiye kuyikuramo bande hari ababyibwira kubera iki bitewe n'imyumvire yabo umva nkubwire ese warenganyiriza umuntu ko yumva cyangwa atekereza Uvira ni muri Kongo none sibyo
M23 ni abakongomani abaturage batuye Buvira ni abakongomani yego uranyumva abarundi rero hariya kurakoze uri kubona bira byose bari gukora si imbaraga bari kwerekana si imbaraga bafite n'ubwoba bw'ibigiye kubabaho none se icyo nibaza ko hatarafatwa no kubera Jean Jacques hehe hafatwa Uvira none se reka nkubaza kuba hatarafatwa nuko ari Burundi buharinze subiza ntago mbizi basanga ari Jean Jacques kubwije ukuri ko si Burundi burinze Jean Jacques uretse bya Jean Jacques si Burundi burinze si Burundi burinze Uvira turi kumwe si Burundi burinze Uvira si Burundi ni iki gitumye rero uri kugeza uyu mwanya twagiye twumva harafashwe ntabyo harafashwe ntabyo kubera icyashize iki gihe kingana guta cyose Goma ifatwa rubizi babanje kuguha amakuru twumvisha imirwano urakoze Bukavu ifatwa babanje kuguha amakuru byatandukanye sake bajya kuyifata ariko twumvaga uyu munsi bafasha bagahita bashorera yego iki kiruhuko tegereza rero iki kiruhuko ariko tegereza ntabwo Uvira bashobora kuyifatira ku mbuga cyangwa mu bitangazamakuru ahubwo ibitangazamakuru byo bizatangaza ko yafashwe no gushorera igihari nta gitangazamakuru na kimwe kigenera imirongo migari M23 M23 niyizi ibyikora igihe ibikorera uko ibitegura n'abagomba kuzabikora sibyo yego ntabwo M23 izakoreshwa n'igitutu cy'abarundi si abarundi babujije M23 kuhafata kuko ahantu hose yafashe hari abarundi yego turi kumwe yego igihari rero abarundi barinze igihugu cyabo turi kumwe yego abarundi barinze iki barinze iki igihugu cyabo none se reka nkubaza njye ndemera ko M23 uretse na Sud Kivu hari n'uduce two muri Nord Kivu itarafata yego urabyemera ntubyemera turahari twinshi nese niba duhari natwo turinzwe n'ingabo z'u Burundi ariko buriya ariko yica interuro igisubiza nibyo byiza utwo duce ushaka ko ngendera ku byawe ntago kugendera ku byanyu ndagira ibyo ni gukubwira asigaye wowe nsubiza tuganire kuri abo bantu ndagira ngo ngiye nkwereke wowe unsubiza ndashaka kugusha kuri icyo kintu abantu bajya bitiranya uduce two muri Nord Kivu yego M23 yabitarafata turinzwe n'u Burundi oya urakoze ni ukuvuga ngo rero uduce M23 itarafata icyambere nuko ntacyo tuyitwaye turi kumwe cya kabiri icyambere nuko ntacyo tuyitwaye ntacyo tugize dute tuyitwaye kandi koko buri uzumve hano twishaka umaze kumva ibitero bingahe bigabwe kuri M23 biturutse Uvira umaze kumva bingahe kari byinshi birabaye nta na kimwe we wamba habe niki bari mu ntuza bari mu nama none se kandi tarahageze ngo inaharwanire ariko begereye inkengero zaho hari icyo bita kubuhari no kwegera none icyo ndi kukubwira aho umva igitangaje uko bagenda bahegera baba bakubise umurundi ariko bakavuga ko bakubise 20 gasubira inyuma ibyo nibyo twumva noneho uko bure nuzumva ngo M23 ikomeje gusatira umujyi wa Uvira aho atariko gatoya babaye basubiye inyuma rero icyo nashakaga kukubwira hari imigambi ya M23 nuko itegura ibintu byayo nuko ibikora icyo nshaka kukubwira nuko ari uduce yagiye ireka bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi rero mu byukuri icyo nshaka kukubwira hariya muri Uvira icyo nshaka kukubwira hariya muri Uvira ntabwo M23 iri muri uriya mujyi ngibiri no kuharwanira turi kumwe bivuze ngo kuva itari muri uriya mujyi ngibiri no kuharwanira ubwo se abarundi baba bariyo bari kurwana babaye bari kurwana se baba bari kurwana nande bari kurya urumva ko abarundi ntago bajya barwanira muri Uvira ntibajya baharwanira na M23 bari kurya no kurya ahubwo bo baheze ku ijambo gusa ryo kuvuga gusa ngo M23 ngo yananiwe gufata Uvira ariko nawe urabizi nta gitero na kimwe
M23 iragaba kuri Uvira ishaka kuyigarurira byibura ngo kinapfuye aricyo ari wumva byibura ngo kinapfuye kuri 23 ntacyo byibura ngo kinapfuye ariko hari utuntu tw'utunuza tw'utubiye duturukayo icyo si cyo kibazo ngendagira wumve imitegurire ya M23 ntigere nategura n'igitero na kimwe kigeyo byibura ngo babarundi barwaneyo turebe ko batakwiruka ntabwo kiraba none se nawe tubwizanye ukuri ubwo iyo barimo bikina ngo nibo babujije M23 kuhafata bahuriye hehe nayo muri Uvira barayumvise no kuyumva nase Kabera ntibamwumvishe urabyumvise neza no kuyumva ubundi imbaraga basize z'u Burundi twagakwiye kuba tuzumva cyangwa se tukazishyigikira tukazemera muri Uvira habaye iki ari uko koko M23 yagabye igitero muri Uvira bakayisubiza inyuma byibura basaba ngo bakozanyijeho bararwana ariko M23 irahakiza ikikomereza ndiranahagaba n'igitero ariko 23 ari ibintu iri gukora ngende gukunda aho bafashe reka banze bahatunganya aho bafite bari kuhatunganya nge nicyo nshaka kukubwira biriya byo kuvuga ngo Uvira M23 Uvira abarundi donc M23 kuri Uvira yo yaranicecekeye ahubwo abarundi nibo bari kuyibutsa iyo bashaka kugaragaza ko bakomeye bavuga ko Uvira itarafatwa yego kandi ako byabananiye donc yego kandi nta mirwanire hagati ya M23 n'ingabo z'u Burundi irabera hari ya Uvira urumva ntibaranumvana mu mirya nta naho barahurira mu rugamba rwa Uvira baziranye hino baziranye handi ariko hariya ariko nta mugayo M23 kuhihorera ikaba inazi ko ari ingabo z'abarundi ziharinze baturutse Goma bakubita nanjye ndi M23 niko nabikora impamvu reka nkubwire impamvu ariko nabikora buriya no kwizika isanisa nibiteganya ntabwo bazahagarikwa n'abarundi ese we ntubize ko ari igihe bagufite mukuru wawe ku ishuri nta rubaraga ugira ako kazi uvuga ati ariko nimunyegera ndabamena ubwo babyita kuba uhagarariwe n'ingo none se n'abarundi rero bazi ko hari abo baje gufasha bari inyuma bakomeye kandi bibagije ibyo bakorewe abana bande ubwo ntibabara ngo FARDC twaje gufatisha irahari ibyo tubyihoreye mukuru wabo ahubwo we ibyo byose bya Uvira abarundi wazalendo M23 Uvira ni ukuyihorera uri kubyumva yego Uvira hariya ni ahantu igihe nikigera ibyaho bizakemuka ikindi hari ibyamaze gutangazwa uzi ko hari ibiganiro byahuzaga M23 na leta ya Kongo Idoha ubu rero buri wese yatashye ubu rero batashye ku wa mbere none turi kwa kangahe turi kwa gatanu batashye ku wa mbere Burese yazinze nubwo twatangiye kubivuga ejo hashize Burese yazinze ngo karo biri kugira bazinze twabo kwa kangahe ku wa mbere nta gisubizo bazanye ariko rero Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politiki yego yamaze kugira icyo atangaza yavuze Corneille Nanga yamaze kugira icyo atangaza yavuze ngo ikirero bavuze ko ibintu byose ibiganiro byose byariho yego byishwe na Tshisekedi nagize ngo none ngo kuko ibyo M23 isaba byose Tshisekedi yagize ate yarabyanze Lawrence Kanyuka yavuze ko ngo ururimi na Corneille Nanga bisubiyemo ngo ururimi Tshisekedi yumva ni rumwe ni ururimi rw'intambara urishakira bo ni ururimi rw'iki rw'intambara kandi kubakurikira neza Kicanga hari kubiki none turi kuvugana Masisi hari kubiki icyo rero nshaka kongeraho nanone yego babajije Lawrence Kanyuka bati none se ko ibiganiro byanze ko ibiganiro bidakomeje ko ibiganiro bipfuye haraza gukurikira iki reka ngo igisubizo ntacyo sinzi icyo yavuze yego ariko ku munsi bakora isengesho hari umusirikare ukomeye yavuze ko abafite kamera bazitegura ko hari ibintu biri hafi ndetse bwari ikindi ni ukuvuga ngo uzi ukuntu yagisubije aravuga ati yego ni ibisanzwe twebwe nka M23 yego ntitujya dutera turindira ko dutera aho turi turatuje
abaturage bacu bameze neza, yego twebwe igihari ni ugukomeza tukituriza iwacu tukamera neza, tukarinda aho twafashe. ariko yego ijambo ariko ni ribi, ni gome ryica nyine ibyo wavuze ni mbere. gome, ni shifu Atariko. irasiba. Nihagira utwendereza, twebwe batwendereje iyo badushotoye dusohora itangazo yego tukabivuga ati n'ubundi niko bizagenda. yego Niba twendereza bakadushotora tuzasohora itangazo tujye gutabara abaturage, tuzarwana ngo kuko ubundi Tshisekedi yumva ururimi rumwe rw'amasasu. mu gihe bataratwendereza turiturije, Turakomeza twiyubakira igihugu babanze bakubaka imihanda cyane amapave bayashyiremo cyane amabanki yiyongera cyane. icyo buri Baranashinja Tshisekedi kubloka amafaranga y'abaturage agafunga amabanki kandi iyo bazanye gukora neza cyane. n'umuhanda uriba nyabagendwa. Ibyo byose ni byinshi bikorwa, ni byinshi. Wowe uri kumva ariko ako kantu twene batatwendereza twimereye neza, turakomeza twubaka ibyo turi kubaka, abaturage bacu tubashakira umutekano, tumere neza. yego Ubwo bivuze ngo kuri M23 ibiganiro byacamo bitacamo mafu bo baritahira bajye hari iwabigoma na biryamire birire baryame basinzire. Ariko leta ya Kongo irasigarana ikibazo cyuko abaturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu batakiri ku barizwa ku gihugu cyabo nyine cya Kongo, yego cyangwa se batabafiteho ubushobozi n'ububasha mu kubagenza. Icyo kibazo Kongo iracyagifite. Uri kubyumva neza? Bivuze ngo kutagenda neza kw'ibiganiro Doha, ibihombo ni ibya Tshisekedi, n'ibya Tshisekedi n'ibya Kongo. M23 nta kihombo. Ntubibona? Ako se Tshisekedi kakomeje guhomba. Ijambo rya mbere, nimba Amerika yaramaje gufata kiriya cyemezo cyo kugera gute, cyo kutavuga ngo ntitwe ntituzagura amabuye, ntabwo Amerika yayanga. u Rwanda ruzajya rugura rutunganye. Oya wigarura mu Rwanda. Nibyo nari nshatse kuvuga. Noneho icyo ni igihombo cya mbere gikomeye. Oya ntabwo ari igihombo. Ufite umutungo kamere bazanye amafaranga, niyo ushaka barakuguriye. Ariko mu gihe bari kugutora nubwo tubigura. Ni mu gihe nubwo tubigura. Oya Kongo si ifite icyo kibazo. Nta mutekano. Oya ifite ikibazo cy'uko ifite umutungo kamere ariko itabasha kubyaza umusaruro. Oya itabasha kubyaza umusaruro. Kubyumva yose ikishaka ni iki, nuko wa mutungo kamere wayo iwubyaza iwubonaho amafaranga. Nukuvuga ngo rero nuko ayo mabuye y'agaciro yayo iyacukura ikayagurisha. Ndiwite ku mukiriya rero. Aho muretse rero tujye tubwizanya ukuri. Sempa nimburi Nyabugogo cyangwa Matewusi ucuruza iyo karuvate, umuntu uturutse Nyabihu n'uturutse hano i Kigali bacirikanya amafaranga kimwe. Ariko barashaka iki? Karuvate. Kandi niyo mfite yaka amafaranga asaba. Urakoze, ubwo ni deal. Buri umwe tuganira uko. Nese ngurumva nta gihombo kamwe namwe kirimo. Keretse nibajijwa nyine. Ariko wowe uri nyiri ibintu, sibyo? Wowe uri nyiri ibintu. Nizere ko noneho biri no munsi y'ubutaka hari uwabigucukurana ku ngufu. Nimba mutari kumvikana nagende hazazuna. Mu gihe si wa Kigali yanze kugura siwe kamara kandi ukabona ugiye kuburara. Oya uwa Nyabihu akagura uragurisha. Okay, murakoze. Kabiri Idoha nta gisubizo kivuye. Tshisekedi urumva akomeje kuba nyirinduhira abandi. Ni ukuvuga ngo we ubundi we yego pozisiyo arimo ni na pozisiyo yo kubanza no kwerekana ko no kugorana byashoboka. Kubera iki? Kubera kwerega arashaka ko nibiba biba mwibanga, abaturage batamwiturumburira ntajye hanze wenyine bonyine bakamwirukangiriza. Yego nicyo kintu cya mbere afite. Ibyo byose rero biraganisha kuki? Ibyo byose biraganisha ku kuba ibintu byose Tshisekedi akora arabizi, azi ibyo arimo. Buri herezo ryabyo arayirizi sadya. Ariko wakomani ni vigegeo none barivuga ko ari M23 nk'abakongomani bakajya kuganira. Ibiganiro bitagenda neza bigahita bigaruka bikabana none u Rwanda. Yego
urabyumva bikarujyaho bikongera bikagaruka ariko utu ni udukino nyine twa mama turi aho ngaho kuko erega ubundi se ibyaduha nashaka byihorere ibyaduha nashaka byihorere abanza rwane n'urwariho narukira biraba ari byiza abanza arangizanye na Kabila arangizanye na Martin Fayulu arangizanye na Senko na SSC arangizanye n'abandi kuko niwe kibazo yes sempa wayavuga ntiyayamara ntabwo yashira arahari na mukanya turaje reka ngushimire asante sana dushimira n'abakunzi ba Urugendo Online TV ndetse n'abakunzi ba Inside Rwanda TV yari Bobo ndetse na Iyandemye Sympathique vuga amazina yanjye yose Iyandemye yego Sympathique Robert buriya bivuze Iyandemye Sympathique n'undi muntu yuvuze Iyandemye Robert n'undi muntu ariko yuvuze Iyandemye Robert Sympathique yes gayo nguwo umukunzi wanyu hari umuntu nabonye wavuze ngo ashaka nimero zanjye ariko aho twazitangiye reka duhereze credit cameraman wacu azipininge mwase muri comment Chobi cameraman Chobi azipininge muri comment aze kuzipininga muri comment asante sana ariko Chobi aranafotora uri kubyumva ubundi umuntu ukeneye ifoto nziza ukeneye cameraman wagufotora mu bukwe mu biki mu buryo bwari bwo bwose nawe ubwo aze gushyiraho nimero ziwe abazajya bagira utuntu nk'utwo mujye mutubwira ufite anniversaire yego ufite ubukwe yego wagize ibyago house party harya ziracyabaho wabuze umuntu waguifoto nziza na video uzarinda usaza ukireba igicyo mwimerere kandi ngira ngo ikiganiro kirangiye izina rizaho ndetse na nimero za telefone wamuhamagara rwose ibintu bikarushaho kugenda neza cyane asante